Mu isi dugira ubwishingizi butandukanye. Hari ubwishingizi bw'amazu, hakabaho ubwishingizi bw'ibinyabiziga, hakaba ubwishingizi bw'ubuzima, hakaba ubwishingizi bw'imiturire, ni ku bijyanye n'amazu twabivuze, hakaba n'ubwishingizi bwo mu buhinzi. Ubu bwishingizi bwose rero bukugoboka iyo igihe cyabwo kigeze cyo kugira ngo bukore akazi kabwo. Rero hari n'ubwishingizi bw'ubugingo buhoraho. Uwo ni Yesu Kristo, umwiringire azakubera umwishingizi nyawe. Ubu bwishingizi bw'aha muri iyi si bugira garanti. Ni byiza ko bugira, ariko kandi nanone bikaba byiza kurushaho iyo ufite na Yesu Kristo. Iyo ubu bwishingizi bugeze aho butagishoboye kuba bwagufasha, aho ni ku ruhande rw'ubuzima, iherezo ry'ubuzima bwawe, cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Uyu Yesu Kristo turimo tukubwira, we ntabwo akugoboka mu gihe cy'ubuzima gusa, ahubwo ni ku bugingo bwawe buhoraho nabwo arakugoboka akabukoraho. Uyu munsi rero utera intambwe yo kumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akubera umwishingizi nyawe, akubera umwishingizi w'ibihe byose. Igihe cyose uzarangazwa n'ibifatika. Buriya umuhanga iyo abonye agahenge gato ategura ahazaza he, kuko aba azi neza ko imbere ye hari ikindi gihe gikomeye. Ariko umuswa iyo ahuye n'agahenge k'amahoro, araryama agasinzira ngo yanezerewe. Dufate urugero, ushobora kubona amafaranga makeya atari menshi. Umuswa akagenda akajya kwinezeza, akajya kuyabyinira mu bintu bitandukanye, ariko ntateganye ejo hazaza. Uko niko abantu bari mu isi batari kwiringira cyangwa se batari gushaka kuba inshuti z'umwami Yesu Kristo, uko niko nabo bizabagendekera. Mu gihe agahenge k'amahoro bafite none kazaba karangiye, uri gukora iki kugira ngo aka gahenge k'amahoro katagucika? Nyamara uzagera mu gihe cyo kwicuza, uvuge ngo yo menya cya gihe cy'akaga cyari kikugezeho. Nyamara uyu munsi nibwo wari ufite umwanya wo kugira ngo wihererane n'Imana. Uyu Yesu Kristo aba inshuti yawe nyayo. Nugera mu makuba ajya gutabara, nugera mu kaga ajya kurengera. Umunsi umwe bigeze gufata umuntu bamushyira muri gereza, bamushyira mu nzu y'imbohe, ariko uyu muntu yararenganaga. Bigeze aho yakwegera abacamanza cyangwa bari abantu baburanira abantu b'abanyamategeko, bakamubwira ati iyo dosiye, iyo ngingo izagufata uko byagenda kose. Noneho uyu muntu yari umunyamasengesho, atangira gusenga Imana. Muri uko gusenga Imana kwe, Imana iramubwira ati njyewe mbishyizeho iherezo, mu gitondo urataha. Nguyu umwishingizi nyawe, umwishingizi ugukura mu makuba, umwishingizi utarebera ku byo abantu bareba. Kandi reka nkubwire, bari abishingizi nubwo ubishingira ukabaha amafaranga yawe, ni byiza ko ubishingira kuko nyine ni ingoboka mu gihe cy'akaga. Ariko abo bantu hari ibyo barebaho kugira ngo babashe kugufasha muri iyo sapoti y'ubwishingizi bw'ibyo wari ukeneye. Niba ari inzu yawe waravuze ati bazongere bayinyubakire, ariko bakareba bakavuga ngo wari wayubatse nabi,
icyo gihe bwa bwishingizi buta agaciro. Ariko Kristo Yesu we atandukanye n'ibyo ngibyo, kuko hari igihe cy'imbabazi, hari igihe cy'amahirwe, hari igihe cyo kudohora, akirengagiza ubugoryi bwose wagize ku buzima bwawe. Wirangara rero uyu munsi, iri jwi n'ijwi riguhamagara rinyuze muri njye, kugira ngo umwemere nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Azagufasha, azakwigisha, azagutoza kwirinda amakuba n'ibindi bitandukanye, azagutoza kurwanya imbaraga z'umwijima, azagutoza guhagarara mu nzira y'abera, azagutoza guhagarara ku minara miremire, ujye umenya ikibi kitarakugeraho. Ariko igihe cyose uri kure ye, ntabwo uzabona uyu mutoza mwiza. Gira ishyaka n'umwete byo kwegera uyu mwishingizi nyawe, azagufasha muri byose.